Ese uzi yuko umubyibuho ukabije mu bana ari kimwe mu bintu bihangayikishije isi kandi bikaba kimwe mu bintu bishobora gushyira umwana wawe ku byago byo kuzarwara indwara nka za diyabete, indwara z'umutima, indwara zifata mu ngingo ndetse n'izindi nubwo ari mutoya? Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus. Uyu munsi muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ibigendanye n'umubyibuho ukabije mu bana bato, uburyo ukwiriye kuwirinda, uburyo umwana wawe ukwiriye kumugaburira, ibiwutera ndetse n'ingaruka zigendana no kugira umubyibuho ukabije ku mwana ukiri mutoya. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya ni uko umubyibuho ukabije mu bana batoya uri kugenda ufata intera yaba mu gihugu cyacu ndetse no ku isi muri rusange, kandi ugasanga ababyeyi batabifata nkaho ari ikibazo, ahubwo bumva yuko umwana ubyibushye ari ufite ubuzima bwiza, cyangwa se ari we mwana nyine ushimishije ababyeyi kuba nyine agaragara neza abyibushye, nyine ari ikibebe kibyibushye. Ariko ibyo ntabwo ari byo, kuko umubyibuho ukabije mu bana batoya ushobora gushyira umwana ku byago byinshi. Ubundi umubyibuho ukabije mu bana tuwubona gute? Ubundi iyo dupimye uburebure bw'umwana n'ibiro bye, ubundi tugakora icyo twita BMI, ariko ku bana ho ntabwo bagira ibipimo biri fixed, cyangwa se tuvuga ngo kuri ubu burebure yakaguriye kugira ibi biro bingahe, ahubwo bigendana niba ari umukobwa niba ari umuhungu, tugahuza ibiro bye n'uburebure bwe ndetse n'imyaka, icyo twita BMI for age, ubundi tukareba aho umwana wawe aherereye, bityo bigatuma tubona niba afite ibinure byinshi birengeje ibyo yagakwiriye kuba afite. Bivuze ngo ijisho rishobora kubireba, ariko ni byiza yuko mu gihe ubona ufite impungenge yuko umwana wawe afite umubyibuho ukabije, ni byiza yuko umugeza kwa muganga cyangwa se aho dukorera Kimironko, ubundi tukamupimira tukareba BMI for age ye imeze gute. Ese ntabwo afite ibiro byinshi ugereranyije n'imyaka ye, ugereranyije niba ari umuhungu niba ari umukobwa yagakwiriye kuba afite ibiro bingana gute? Ubundi uyu mubyibuho ukunda kuboneka mu bana, hari ibintu biwutiza umurindi cyangwa se ibintu bituma abana bagira umubyibuho ukabije. Ikintu cya mbere gishobora gutera umubyibuho ukabije mu bana ni ukuryagagura kandi bakarya ubwoko bw'ibiribwa bitari byiza. Ni henshi uzasanga abana buri masaha nk'abiri bari kurya, ariko bari kurya ubwoko bw'ibiribwa bitari byiza. Mu kanya afashe keke, undi munota ari kunywa jus, ari kurya biscuit, ari kurya amashokora. Ugasanga nyine izo snacks abana bafata ziri frequent kandi zuzuyemo amasukari, biri ku bintu bya mbere bishobora kubatera kugira umubyibuho ukabije. Kandi umubyibuho ukabije wo mu bana ntabwo uza umunsi umwe, ahubwo bigenda biza buke bukeya umubyeyi abibona, ahubwo bikarangira umwana agize umubyibuho ukabije warengeranye, ariko biba byaragiye biza buke bukeya bigendanye na ya mirire irimo ibinyamasukari byinshi, irimo ibiribwa birimo amavuta menshi, ndetse irimo n'izi snacks zuzuyemo amasukari n'ibyaciye mu nganda. Ikindi gishobora gutera uyu mubyibuho ukabije mu bana ni igihe umwana arya quantité nyinshi, cyangwa se ingano y'ibiryo bye ikaba iri hejuru. Ugasanga ugereranyije n'abantu bakuru, ugasanga umwana wawe ari kurya igisahani cyuzuye ibiryo kandi akakirira rimwe kandi ari mutoya. Iyo rero umwana arya byinshi, bituma quantité y'ibyo yaryaga biba byinshi kurusha quantité ya energy akeneye kugira ngo abeho. Iyo umwana arya rero quantité nyinshi, kandi bigendana nuko imyitozo ngororamubiri, physical activities, uretse ko abana buriya kenshi nubwo tuvuga ngo ni siporo, ahubwo ni uburyo umwana ari active. Urabizi ko abana bahora birukanka bagendagenda, ariko ugasanga umwana wawe ahora we yicaye hamwe, ntagendagenda, ntakora siporo, nyine ntabwo ashamadukiye kwirukanka nk'abandi bana. Uretse ko kandi n'iterambere n'imijyi bigenda bifungirana abana mu mazu, bifungirana abana muri salo, bituma na environment abantu baturamo, ugasanga umuntu atuye mu nzu ntoya, iruhande n'abaturanyi, agomba kuguma mu gipangu cye. Ugasanga rero wa mwana ntabwo abona ahantu ho kwirukanka, ntabwo abona ahantu nyine ho gukorera imyitozo ngororamubiri. Nabyo bishobora kugira uruhare mu gutuma umwana wawe yiyongera ibiro. Ikindi kandi bigendana n'amasaha menshi yo kwicara.
aho usanga abana bamaze amasaha menshi bareba televiziyo, bareba telefone, amatablets yaje y'abana, ugasanga nyine umwana wo kugira ngo yirukanke abe active, ahubwo umwana ari kuri za screens, areba cartoons guhera mu gitondo kugeza saa 9, ugasanga nyine activité physique z'umwana ziri nkeya. Ikindi kandi ibindi bintu bishobora gutera uyu mubyibuho ukabije ni eating habit y'umuryango, cyangwa se uburyo umuryango urya. Ugasanga umubyeyi, mama, papa, uburyo nyine uwo muryango usanzwe urya nabyo ni bibi. Ugasanga murya iyo migati myinshi, amafiriti, ibintu deep frying byinshi. Hari nabo usanga ngo bafite agakombe ka ice cream kibya bindi bya litiro 5 babifite bihoraho, cyangwa amaji atarangira. Uburyo umwana nyine abona umuryango urya, abana bigana. Iyo rero mu rugo imirire imeze nabi, n'umwana nyine probability yo kurya nabi iri hejuru. Noneho hakiyongera no kudakora imyitozo ngororamubiri, hakiyongeraho nuko adakora siporo nyine, cyangwa se arya byinshi. Ibyo byose bigashobora gutuma agira umubyibuho ukabije. Hakabaho na pourcentage ntoya y'abana bashobora kugira umubyibuho ukabije bitewe nuko mu muryango harimo gene zo kugira umubyibuho ukabije. Ariko nubwo mu muryango haba harimo gene zo kugira umubyibuho ukabije, cyangwa se ihererekanya ryo mu miryango ry'umubyibuho ukabije, ntago biba bivuze ngo ni itegeko ko umwana wugira, ahubwo aba ari predispose cyangwa aba ari ku byago. Noneho hakikubitaho imigirire mibi cyangwa imyitwarire mibi, noneho wa mubyibuho ukabije ugahita uhura na ya genes yo kugira umubyibuho ukabije, noneho bigatuma ibiro by'umwana bizamuka. Ibyago rero bishobora kugendana no kugira umubyibuho ukabije umuntu ari muto. Ikintu cya mbere, umwana wagize umubyibuho akiri mutoya aba afite ibyago byo kurwara diabete n'ubundi agifite imyaka mikeya. Ikindi aba afite ibyago byo kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso, afite ikibazo cyo kuba yagira indwara z'ubuhumekero, ugasanga umwana ahumeka insigane, afite indwara za asthma zuririye ku mubyibuho ukabije. Nyine guhumeka kwe ntago bimeze neza, arara nabi, ararabura umwuka kubera umubyibuho ukabije, ndetse airways cyangwa inzira z'ubuhumekero zitameze neza bitewe n'umubyibuho ukabije. Ikindi kandi uyu mwana aba ari ku byago byo kuzongera kugira umubyibuho ukabije ari mukuru. Niyo yageramo hagati bigashira, ariko iyo abaye mukuru ibyo byago bishobora kugaruka byo kugira wa mubyibuho ukabije. Ikindi kandi umwana ufite umubyibuho aba ashobora gutangira kubabara mu ngingo, amavi, umugongo, kandi ari mutoya, bitewe nuko amagufwa ye ntago aba arakomera bihagije, kandi aba agikura. Ariko kubera ko akura yikoreye ibiro byinshi, ugasanga umwana atangiye kubara mu mavi afite imyaka mikeya bitewe n'ibiro byinshi yikoreye. Ikindi kandi tudakwiriye kwibagirwa nuko uko umwana agira umubyibuho ukabije ni nako bigabanya self esteem cyangwa se kwigirira icyizere ku mwana, cyane ko usanga hamwe na hamwe abana bafite umubyibuho ukabije, abana bigana baba bullyinga, bavuga ko ari nyine afite ibiro byinshi, bakabahimba amazina. Bityo ugasanga umwana ntagishaka kujya mu birori, ntagishaka kujya aho abandi bana bari, no mu ishuri ntashaka no guhaguruka ngo asubize ikibazo mwarimu amubajije. Kubera iki? Azi ko ari butire attention y'abandi bana bagatajya kumuburinga. Rero niba ushaka ko umwana wawe akura yifitiye icyizere, adafite ibyo bibazo byose, ni byiza yuko tumurinda umubyibuho ukabije. Ni igiki rero nk'umubyeyi cyangwa se nkurera umwana ukwiriye gukora cyamurinda kugira umubyibuho ukabije? Ikintu cya mbere ukwiriye gukora nuko mu mirire y'umwana wawe hakwiriye kuzamo imboga ndetse n'imbuto bihagije. Akenshi usanga uko abana bakura ababyeyi babemerera kutarya ibintu badashaka. Ntabwo nshaka karoti, yihorere, si nkunda igitunguru, kihorere. Ahubwo nk'umubyeyi ukwiriye gufata iya mbere gutoza umwana wawe kurya ibiribwa byose including imboga n'imbuto. Cyane ku mboga niho abana benshi usanga batazikunda, kuko nyine ntabwo zifite test irimo isukari. Ariko iyo umwana abona mu rugo barya neza, bafite imirire myiza irimo imboga, irimo imbuto, kandi n'ababyeyi nabo babirya. Ntabwo wabwira umwana ngo narye karoti, narye inyanya, nawe ubikuramo, ahubwo azakwigiraho ibyo ukora, nawe nibyo azakora. Niba mu rugo murya nabi, umwana nawe azarya nabi. Ni byiza rero yuko
iyi mirire myiza yo kurya indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto, kuko nibyo akenshi abantu bakunda guskipinga batitaho. Ikindi tugashyiramo proteine, ibyubaka umubiri, harimo ifi, inkoko, indagara, amagi, inyama. Abana barabikeneye kuko bibafasha mu gukura no gukuza imikaya ndetse no kugira intungamubiri bakeneye kugira ngo bakure, ariko zitarimo amavuta menshi, byokeje, bitogosheje, nyine amavuta abe makeya. Ikindi kandi mugatoza umwana kurya ibiribwa biringaniye. Hari ukuru nyine abana bakura ababyeyi babahatiriza kurya byinshi, nubimara ndagukorera ibingibi, numara ibingibi noneho biragenda gutya, ahubwo none ugasanga umubyeyi niwe wateye umwana kurya byinshi, kubera ko nubimara biragenda gutya, rya n'utungutu tumare, ugahatiriza umwana kutamenya gukontorora inzara ye. Ni byiza rero yuko udatoza umwana kurya byinshi cyane, ahubwo umutoza kurya ibiribwa biringaniye nyine bitewe n'imyaka ye, ubona ibyo akwiriye ubundi kuba atarenza. Ikindi kandi ni byiza gutoza abana yuko ibinyobwa birimo amasukari bakwiriye kubisimbuza amazi. Mu rugo mukagira amazi ari ahantu hagaragara, hari available, umwana ashobora guhita nawe acaho akayihereza akayanywa. Ariko umwana najya kunywa amazi kuko inyota yamwishe bwa nyuma, cyangwa se kubera ko agomba kubanza kuyasaba, bizatuma ashobora kunywa ibindi binyobwa birimo amasukari. Ni byiza rero ko bya binyobwa birimo amasukari, amafanta, amaji yo mu nganda n'ibindi, bisimbuzwa cyane amazi, byaba ngombwa hakazamo amata, igikoma, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ibinyamasukari byinshi bikaba bikeya. Kandi na bya biribwa byo mu nganda nk'uko twabivuze nabyo bikagabanuka, byanaba ngombwa ko bishyirwamo, bikaba occasionally, inshuro nkeya zishoboka, nk'ibi bintu bya buri munsi. Ikindi ababyeyi bakwiriye kwitaho ni umwanya abana bamara kuri televiziyo. Uko umwana yicara kuri screen cyane bishobora gutuma ibiro bye bizamuka. Ni byiza yuko tugerageza byibura bagakoresha isaha imwe mu gihe biri ngombwa ya screen, ntibagirenze, ahubwo bagakora imyitozo ngororamubiri byibura nabwo isaha imwe ku munsi, yo kwirukanka, yo kunyonga igare, gutera umupira, cyangwa se niba mufite n'ahantu hatoya, shyiramo za video zibafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, nawe bafashe, noneho ubwo bibe enjoyment y'umuryango yo gukorana imyitozo ngororamubiri. Cyangwa se mugendane muri quartier, mubaherekeze, mugendane nabo muri quartier, bizatuma yaba mwebwe nk'ababyeyi ndetse n'abana mugira ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi, kukugabanya uyu mubyibuho w'abana, ntabwo bikwiriye yuko umwana aba very strict, cyangwa se ngo mushyire kuri regime ziri strict zo kutarya, zo kutagira gute, oya. Ahubwo ni byiza yuko umuryango wose uhindura imigirire, uhindura imirire, noneho umwana nawe agatangira guhindura ya mirire ye. Kandi nanone tukirinda regime ziri strict kuko zishobora gutuma umwana wacu aguma kudakura neza. Ahubwo shaka ubufasha bwa muganga, Nutrimed Plus ishobora kubigufashamo, kugufasha mu kugabanya ibiro by'umwana kandi akaguma gukura neza. Ikindi kandi, uko uhindura izo behaviors, iyo migirire, bukeya ibiro by'umwana bitangira kugenda bijya ku murongo, bihura n'uburebure bwe, kandi nawe bimusigira behavior nziza mu mirire. Nibyo rero twari twabayitiyemo uyu munsi. Niba ufite umwana ufite icyo kibazo, cyangwa se ufite inkeke yuko ashobora kujya mu mubyibuho ukabije, wamuzana tukamufasha. Dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket muri Nutrimed Plus Nutrition Cabinet. Mwana duhamagara kuri 0788 94 04 74. Mwana twangirindikira kuri WhatsApp niba mutari mu Rwanda, namwe turabafasha. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfite Suleya, naho ubutaha.